Nongeye nguhaye ikaze wowe ukurikira ibiganiro bya Garagara Gospel, by'umwihariko ibiganiro bigufasha mu iyobokamana ndetse n'amakuru y'ubuzima ashobora kugufasha. Ubuzima nawo niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'iki waburutisha? Ubuzima bwo mu mutwe n'ubuzima bw'intekerezo ni ingenzi cyane. Nk'uko tuba dushaka ko umuntu w'inyuma cyangwa se umuntu ugaragara asa neza, ni n'ingenzi no kwita ku buzima bwo mu mutwe. Ibi binashingiye no kugira iyobokamana rizima, kuko uzaba ufite ubuzima buzima kandi buzira umuze, ndetse n'intekerezo zishobora gukora, ukamenya ukuri kuko ushobora guhitamo cyangwa se ko icyo wowe ugomba guhitamo cyakugirira akamaro. Reka uyu munsi unyemerere rero tuganire ku itorero ry'abamarimoni ryatangijwe ryari. Iri torero rivugwamo ibiki? Ese ibivugwaho by'iyobokamana ryabo ritandukanye n'iry'ubukristo busanzwe, ariko bakemera Kristo mu bundi buryo, ndetse n'urugendo bavuga rutanditswe muri Bibiliya cyangwa rutavuzwe mu byanditswe bya Kiyahudi, rw'uburyo Yesu amaze kuzuka yagiye gusura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaganira n'abantu baho. Niyo nkomoko y'Abayahudi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko bavuga yuko Yesu yaje kubasura kandi ko aribo batangije uwo murimo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ivangura rivugwa muri ubwo buryo ndetse n'umuvumo ngo waje kubirabura ugatuma basa gutya, byose turabisobanukirwa muri iki kiganiro. Abamarimore ni bantu ki? Ese iryo torero ringana iki hano ku iyi si? Ese ni ibiki by'ingenzi bivugwa kuri iri torero? Ndi Ishimwe Josue Maripasi. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nakubwira ngo uyikore kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho. Ubundi butumwa ubwo ari bwo bwose ushobora kudusangiza unyuze no kuri platform zacu cyangwa se ahandi hantu ushobora kuba wadusangiza ubutumwa bwawe. Ikintu cya mbere nyirizina twabanza kumenya ni itorero ry'abamarimoni ryatangijwe ryari. Itorero ry'abamarimoni ryatangijwe rero by'umwihariko mu mwaka w'1830, ritangizwa n'umugabo witwaga Joseph Smith. Ubundi izina ryuzuye ry'abamarimoni ni The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Mu Kinyarwanda ni itorero rya Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo ry'abera mu minsi ya nyuma. Nk'uko nabibabwiye rero ryatangiye ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane cyangwa Mata mu mwaka w'1830. Umuyobozi waritangije yitwaga Joseph Smith, akaba yari umusore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace ka New York. Mu itangira ry'itorero rero avuga ko yahuye n'Imana ndetse akanahura na Yesu nyirizina, bakamubwira ko amatorero yose y'icyo gihe yari atari mu kuri, kandi ko agomba guhuza gusubiza mu isi itorero rya Yesu Kristo nk'iry'igihe cya nyuma kandi rishingiye kuri Bibiliya. Yanamuhishuriye ibintu byinshi aribyo bishobora kuba bigenda bivugwa ndetse bikaba bishingirwaho amahame y'itorero ry'abamarimoni. Nyuma yaho yaje kuvuga ko umumarayika witwa Maroni yamweretse ibibaho byanditswe mu butumwa bwa kera, yabyise Golden Praise. Ibi ngibi rero nibyo byaje guhuzwa bivamo igitabo twakwita nka Bibiliya y'abamarimoni, itorero ry'abamarimoni rikoresha mu buryo bw'iyogezabutumwa cyangwa se mu kubwiriza. Ubundi igitabo cy'abamarimoni ni iki, cyangwa se igitabo n'iki kirimo gitandukaniye na Bibiliya? Ugendeye ku misomere y'igitabo cy'abamarimoni, gifite imisusire cyangwa imiterere imeze nk'iya Bibiliya, ndetse hari n'ibintu by'ingenzi byo muri Bibiliya bigenda bihuza. Gusa gifite nanone itandukaniro rimwe na rimwe rihabanye ku nyigisho ya Bibiliya, ndetse n'amakuru menshi atari muri Bibiliya agenda avugwamo, kandi akavugwa yuko ayo makuru ari impamo, ari ingenzi cyane, kandi ko ayo makuru ari ukuri, ndetse ari nayo y'ukuri kurusha andi makuru iyo ari yo yose ushobora kuba warumvise. Iki gitabo rero kinanemezwa, cyangwa abizera b'abamarimoni bemezwa ko ari indi verisiyo cyangwa se ari ubundi buhinduzi bushya cyangwa se bw'ukuri bw'indi tesitama ya Yesu Kristo nk'inyongera kuri Bibiliya, ndetse yo inahuje n'ukuri kuko abantu basa nk'aho bataye ukuri nyako. Kirimo amateka ya benshi mu baturage b'Abanyamerika y'Amajyaruguru ba kera, bivugwa ko Yesu yaje kubasura avuye muri Isirayeli nyuma yo kuzuka. Ibyo nabyo turaza kubivuga nyuma. Binavugwa ko Yesu yasuye abo bantu nyuma yo kuzuka, ndetse akabaha umwihariko w'umuvuno w'ukuri kw'ibyo iyobokamana ry'ukuri byagombaga gushingiraho. Iki gitabo rero cyagiye gikundwa cyane,
abantu baragisoma kuko cyagiraga n'inkuru zisa nk'izitangaje zishobora gusesengura ibintu bimwe na bimwe abantu bagiragaho amakenga, yaba ibyo bumva mu nkuru zitandukanye cyangwa se izo muri Bibiliya, noneho bakajya bajya kugisoma. Cyatangiye kumenyekana cyane by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho iri torero ryavutse cyangwa se ryatangiriye ahagana mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itatu nk'uko nabivuze hejuru. Ariko cyaje kugaragaramo inyandiko zagizweho amakenga by'umwihariko ku bavandimwe b'abirabura, aho bavuga ko umuvumo ku birabura no gusa kwabo k'uruhu kuriya kwirabura byumvikana ko ari umuvumo w'ibihe birebire kandi Imana yabavumye ndetse ko atari n'abantu bera. Ibi rero babishimangira by'umwihariko babihuje n'inyigisho ivugwa muri icyo gitabo, ndetse bakavuga ko ari ibintu byatangiye kuva kera cyane, ko abo bantu ari abantu batera kandi bavumwe nk'uko uruhu rwabo rugaragaza. Ibyo bavuga ku muvumo rero mu myizere y'abakera, abirabura cyangwa se abantu bafite uruhu rwirabura bavuga ko bakomoka kuri Kayini. Uyu nguyu nk'uko mubizi muri Bibiliya yari umuhungu wa Adamu wishe murumuna we witwaga Abeli nyuma yo gutamba igitambo cye nticyakirwe, maze bikamutera umujinya mwinshi cyane. Aba rero ngo babaye ibicamuke bakomoka kuri Kayini ndetse bahawe uwo muvumo. Bavuga ko Imana yamuvumye imuha ikimenyetso cyaje gusobanurwa nk'uruhu rwirabura, ndetse bavuga ko abakomoka kuri Kayini batagomba guhabwa ubusasaridoti, ibyitwa nka priesthood, cyangwa gukora mu ngoro amatempa yabo kuko ari abantu bavumwe. Iri torero ryagiye rikura cyane riri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu, noneho abirabura batangira kubona ko ari ikibazo gikomeye cyane. Rero abirabura ntabwo bemererwaga guhera mu 1830 kuba baba abapasiteri cyangwa se abakozi mu nzego zikomeye by'umwihariko muri itorero ry'abamarimoro, ariko hari impinduka zabayeho ahagana mu mwaka w'1850 hatangiye kumvikana ibihuha cyangwa se ibigaragaza yuko abirabura batabonaga ko ibyo bintu ari iby'ukuri. Mu mwaka w'1978 by'umwihariko abirabura batangiye kubona uburenganzira, nabyo biturutse ku muyobozi umwe w'itorero ryabo. Rero uhereye mu mwaka w'1850 kugeza mu mwaka w'1978 abirabura by'umwihariko abanyafurika cyangwa abafite inkomoko muri Afurika cyangwa abantu bafite uruhu rwose rujya kwirabura ntibemererwaga kugira inshingano z'ubusasaridoti cyangwa kwinjira mu ngoro za kera z'itorero cyangwa se ahakomeye muri iryo torero ry'abamarimoni. Nk'uko mbivuze rero kugeza mu mwaka w'1978 habayeho impinduka, aho umuyobozi w'itorero w'icyo gihe mukuru witwaga Perezida Spencer wa Kimbari yatangaje ko yakiriye ihishurwa rishya rivuye ku Mana ryamwerekaga ko abantu bose batitaye ku bwoko cyangwa ibara ry'uruhu bagomba guhabwa ubusaseridoti igihe babishoboye kandi babifitiye ubushobozi. Ibi byabaye nk'icyemezo cyafashe nk'ihinduramatwara mu mateka y'ivangura cyangwa se mu itorero ry'abamarimoni, ariko nanone abantu bashingiraga ku mateka ya kera ndetse n'itangiriro ry'abamarimoni baje kubona ko iki kintu kitari cyiza, gusa bakomeje iyo mitekerereze isa nk'irimo urwango. Rimwe na rimwe bavugaga yuko abirabura ari abantu baciriritse kandi koko ari abantu bavumwe kuko n'inyigisho yo mu bitabo byabo yabivugaga. Ushobora kuvuga uti wa mugani se ibi bintu abamarimoni babikuye he? Ese wa mugani koko si ukubeshyera itorero byaba biri mu nyigisho nyumamo y'icyo itorero ribivuga? Yego, mu gitabo cy'abamarimoni cyangwa se Marimon Books ari ikoreshwa nka Bibiliya yabo, hari aho bisesengurwa nk'ukuri ndetse bikagaragara, by'umwihariko nk'iyo ugiye mu masomo amwe n'amwe avuga iby'abamarimoni. Reka tubumbure inyandiko zacu turebe mu gitabo cy'abamarimoni, by'umwihariko kimwe mu bitabo bya Bibiliya y'abamarimoni cyangwa mu gitabo cy'abamarimoni. Turareba mu gitabo cyitwa Nefi cya kabiri, urwa kabiri rw'abanefi, igice cya 5 umurongo wa 21. Havuga ko Imana yahaye abantu ibara ryijimye nk'umuvumo kubera kutumvira. Birumvikana rero ko abirabura ari igice cy'abantu batumviye kandi bavumwe ibihe birebire ndetse n'ibihe byose, noneho bikaba byumvikana ko batagombaga kuba harimo abera. Mu bamarimoni rimwe na rimwe abemeye imyigishirize ya kera bavugaga ko ihinduka ry'ibara ry'uruhu rishobora no guhita rikwereka ibirimo imbere cyangwa imiterere y'uwo muntu mu byerekeye imitekerereze
ndetse n'iyobokamana ndetse no gucya mu byerekeye ku nyigisho, imico mbonera n'umuntu uwo ari we. Ibi byateje impaka zikomeye cyane kuko nk'uko muri Bibiliya cyangwa se ibindi bitabo byagaragaza yuko abantu badashingirwa ku ibara ry'uko basa inyuma ndetse n'imiterere, ibi byose bishobora kuba byarahindutse bitewe n'imiterere y'igihe, ikirere, amoko cyangwa kwisaranganya cyangwa imiterere y'uko abantu bagiye baba ahantu igihe kirekire, ko ariko impamo y'ukuri y'umuntu ari imitekerereze ndetse n'uko yizera, ari nacyo duhurijeho n'Imana cyangwa ariyo sura y'impamo y'Imana dufite. Gusa mu gitabo cy'Abamarimoni kuko aya masomo yari agiye atambukwamo byagiye bigorana cyane. Mu kindi gitabo cy'Abamarimoni ni icyitwa Alma, mu gice cya 3 umurongo wa 6 kugeza ku wa 7 havugamo ko uruhu rwirabura rwabaye ikimenyetso cy'umuvumo, kandi ko abantu barufite nyine byagaragaraga yuko bafite uwo muvumo w'ibihe birebire ndetse bitangirira ku Mana ibavuma, nk'uko bavuga ko bakomotse kuri Kayini. Uyu akaba ari nawe wakoze icyaha cya mbere cyo kwica, Imana ikamuvuma, ndetse ngo abamukomotse akaba ari abirabura, ari bo bene Kayini, abantu babi cyane, ibivume ndetse abantu b'ibicamuke batagombaga kuba bera mu bihe ibyo ari byo byose. Ibi rero byaje gutera imyivumbagatanyo ndetse n'abantu batabifata neza, aho itorero ry'Abamarimoni ryagiye rivugwaho gukoresha amateka y'imyizerere agaragaramo ivangura mu buryo bwo kwemeranya, kwima uburenganzira abafite inkomoko mu Banyafurika cyangwa se abantu bafite uruhu rwirabura. Gusa kugeza ubu ngubu itorero rigaragaza ko ryahinduye iyo myumvire ndetse rishyira imbere uburinganire mu bwoko n'ubwubahane mu bantu benshi. Benshi mu bagize iryo torero ubu batangiye no kuza muri Afurika, harimo n'Abanyarwanda baremererwa uburenganzira busesuye bwo gusesengura ndetse by'umwihariko no kujya mu nzego zikomeye no kuba abasasaridoti cyangwa abapasiteri. Mu magambo yoroheje cyangwa ibyo wamenya ku itorero ry'Abamarimoni ryatangije mu mwaka w'1830 n'umugabo witwa Joseph Smith wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu myaka ya kera ryagiye rifungirana cyangwa se rigora abirabura, rivuga ko bafite umuvumo, ndetse nk'uko bigaragara mu gitabo gitagatifu cyabo cy'Abamarimoni bakaba batabemerera. Gusa byaje guhinduka mu mwaka w'1978 aho haje ivugurura n'ihishurirwa rishya rivuga ko abantu bago bose bagomba kuba bafite uburenganzira bungana mu kwegera Imana. Kugeza ubu itorero rivuga ko riharanira uburenganzira no kudakumira uwo ari we wese mu kuba yaba mu iri torero, ndetse ko rifite inyigisho nziza rishobora kurifasha kuba ryahindura abantu bose bo muri iyi si bagahindukirira Imana y'ukuri, bakababera ndetse bakagendera ku mahame yaryo. Nk'uko bivugwa rero ku itariki ya 31 Ukuboza mu mwaka wa 2024, abayobozi ba RDC cyangwa se Abamarimoni bavuze ko bari bafite abizera bagera kuri 1,17,509 n'abantu 871 ku isi yose, harimo kwiyongera kw'abantu 254 n'abantu 387. By'umwihariko byagaragazaga ko itorero ry'Abamarimoni ryagendaga rizamukaho 1,47 ugereranyije n'umwaka wari wayibanjirije mu mwaka wa 2023, aho ababarirwa kuri 1,17,255 n'abantu 394 aribo bari abizera b'itorero ry'Abamarimoni, ariko abantu bagera ku 308 biyongereyeho by'umwihariko mu mwaka wa 2024. Abamarimoni rero bagiye bakura cyane by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko abagera kuri 6,929 n'abantu 956 aba ari Abamarimoni. Igihugu gikurikiraho ni Mexique, nacyo gifite abasaga 1,500,000, mu gihe Brazil nayo ifite abasaga 1,500,000, Philippines, Peru, Chili, Argentina, Guatemala, Equateur ndetse na Nigeria ifite abasaga 250,000 n'abantu 341 akaba ari Abamarimoni. Kandi mwibuke ko Nigeria ari igihugu cy'abirabura. Gusa amakuru atandukanye yagiye avugwa n'ubundi bavuze ko itorero ry'Abamarimoni ryagiye rigaragaza ikintu gisa nk'ivangura, aho n'ubundi abayoboke cyangwa abasasaridoti bafite uruhu rwirabura bagiye bagaragara nk'abantu baciriritse kandi ko rwose bakiri hasi cyane. Iri torero ry'Abamarimoni ryatangiye mu mwaka wa 1830
ishingiro ry'imyizerere yaryo nk'uko Smith abivuga uwaritangije rishingiye kuko Yesu yahaye ubutumwa bw'umwihariko abantu bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko ba kera ahagana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majyaruguru yaho, akavuga yuko yagiyeho nyuma yo kuzuka kandi yabaye umwihariko waho. Igitabo cy'Abamarmoni gifite ibitabo bisa nk'ibyo muri Bibiliya mu buryo bw'imisusire n'imiterere nk'imirongo ndetse n'ibice, nacyo gisobanura byinshi ku bindi bintu bitandukanye. Harimo ibitabo bitandukanye bigenda bisobanura ku miterere n'amateka amwe yagiye avugwa muri Bibiliya ndetse n'andi y'umwihariko, kugira ubudasa no kubana n'isi mu kugira ngo bategure ubutungane bw'ahazaza aho bazasanganira Yesu. Kandi Abamarmoni bose ni abavandimwe ba Yesu Kristo, ni abana b'Imana ndetse n'abantu batoranijwe kugira ngo bahindure isi mu buryo butavuzwe n'ikindi gitabo icyo ari cyo cyose, ndetse na Bibiliya ubwayo ngo ishobora kuba yarasimbutse. Gusa mu buryo bumwe cyangwa ubundi Abamarmoni nabo bavuga ko ari abakristo ariko ntibemera Bibiliya nk'igitabo gitagatifu cy'ibanze kuko bafite igitabo cyabo. Ngayo gukorera amateka y'Abamarmoni mu buryo butandukanye ndetse n'ibibavugwaho. Komeza kunyurwa n'ibiganiro byagaragara gospel. Isomo ry'ingenzi twakwakira uyu munsi iboneka muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Isomo rizwi cyane riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nawe wakwakira Yesu uyu munsi, waba umwana w'Imana mu buryo ubwo aribwo bwose. Mbibutse ko amateka mvuga aba atandukanye ashingiye, sinshingira ku itorero iryo ari ryo ryose. Icyo mvuga ni uko wakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza akakubera umutware ndetse akakuruhura imitwaro yawe yose. Yesu yiteguye kukubera umwami, umukiza kandi akakuruhura mu buryo ubwo aribwo bwose. Niba wumva ufite iyi myumvire ndetse n'imitekerereze yo kumwegera, nakubwira ngo komeza inzira watangiye, ucike intege, wahisemo neza. Nyagasani muri kumwe kandi ni umwami w'abantu. Ndi Ishimwe Josue Maripasi. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi,
n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarangi n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze, fungura idirishya rishya none urebe indi paje nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company, duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Mono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.